bajya bavuga mu gifaransa ngo ntago ndi bukivuge. ivuga mu gifaransa. Ntago ndi bukivuge. Hari umugabo twicaranye aducira umugani, aravuga ngo umushinwa yaciye umugani ngo umushinwa yaciye umugani ahita avuga mu kinyamurenge. No, undi muhungu twari twicaranye witwa Mercy ahita amubwira bakura twibye yanko ngo vuga mu gishinwa. Nanjye rero ariko baca umugani mu gifaransa ngo basubiza cyokoze mu kinyarwanda ari ukuntu bimera bivuge mu gifaransa uhuce mu kinyamurenge. Baca umugani mu kinyamurenge ngo nuvuga igifaransa hari ico uvuga. Okay, reka mvuge. Ibintu mwagiye muzana byo kutubesha ngo umwongereza yaravuze. Ngo umwongereza yaravuze ngo igiti giteyeho amabuye ngo nico cumugisha, bivuge mu Congereza. Kandi wabona ari uko umuntu atabazi ukuntu abashaka gukanga publique ngo umwongereza yaravuze ngo cyangwa agahita yongeramo akantu ngo you know what agahita avuga ikinyamurenge. Ubundi ni gutufata mikoro ikazima. Ni imbaraga mba mfite mu biganza. Nuko ukanda mikoro ikazima. Imbaraga, amavuta menshi n'imbaraga. Amavuta azimya mikoro. Ampayinga. Ayo ngayo none ko ateye ubwoba. Uwo muntu ni umubyeyi. Yabuze akazi kano kandi gasanzwe kamuha amafaranga ahagije. Akoze akazi ko gukubura mu muhanda, ko gufasha abandi imirimo mu rugo kugira ngo abone amafaranga. Afite abana bagomba kurya, bagomba kujya ku ishuri. Uwo mubyeyi uzi ko ubuzima bwe bari kureba abana be byibuze bazagira future nziza. Ngiye mpuye n'uwo mubyeyi ndamusetse. Uyu muntu amafaranga yose agenda akorera, quartier yose ni uyikoropera, ni uyikuburira, ni ugira gute. Ariko bahora mu kenda kamwe nako kararushe karacure. Kumbe uwo nguwo egashira ubuzima bwaranakomeye. Uwo nguwo ari kurwana nuko byibuze ya umwana we yajya mu ishuri, ibindi nta kintu bimubwiye. Barye bagiye ku ishuri. Genda mubonye turamuvuze tumugize ari yavuze iciro y'imigani. Iciro ry'imigani. Muri quartier twese niwe tuvuga. Kandi tutazi ko tuba turi kumukomeretsa. Ibyo byo icyo gihe aho ngaho urabivugaho gute? Judgment. Meze ute chérie? Meze neza. Kuri museka. Kuya nkubaje uko umeze. Gusa n'ibitotsi. Kandi turi ku manywa. Oya, nta bitotsi mfite ahubwo nukuntu mbajije. Meze bonse. Meze neza cyane. Wariye? Cyane. Wanyweye? Cyane. Habe nakiriya. Wafashe alanje mugani wawe ndi. Cyane. Okay. N'amakuma byose. Okay. N'amazi yo kunywa. Okay. Hari akana ko mu rugo kajya kavuga ngo amazi yo kunywa kubera kataramenya kuvuga akavuga ngo makuma. Iyo gashaka amazi yo kunywa kajya gahita ngo yomba shaka makuma. None ngahita amenya ko kavuze amazi yo kunywa. Nayo wayanyweye? Nayo nayanyweye. Meze neza, mfite imbaraga, mfite energy. Imbaraga byo nabishaka kuko ntabwo tugiye kurwana. Hari imbaraga zitari zo kurwana. Hari imbaraga zo mu bitekerezo, hari imbaraga z'igitwenge. Tuzi ko hari n'umuntu useka kumva igitwenge cye kiri weak. Iki se uri kumva kiri weak? Kiri hagati. Hari n'umuntu useka ukumva afite imbaraga, ukumva afite energy ku buryo yicara muri salo ugahita ubona ibintu birahindutse. Rero meze bo kabisa. Ndashima Imana. Ejo hari ku cyumweru twaranezerewe. Mbese byari meze neza. Okay, nashimye. Wararirimbye mikoro irapfa barongera barayikora. Urumva ko ibyo koko byari ngombwa cyane. Ubundi ni gutufata mikoro ikazima. Ni imbaraga mba mfite mu biganza. Nuko ukanda mikoro ikazima. Imbaraga, amavuta menshi n'imbaraga. Amavuta azimya mikoro. Ampayinga. Ayo ngayo none ko ateye ubwoba. Amavuta azimya mikoro. None bo umeze gute? Meze neza cyane.
ndashima Imana. ese warose nijoro kandi twabyutse ntiwambwira ko warose? Narose. warose iki? baze ntarose nasubirayo nkajya kurota. warose iki? narose ibintu byinshi. vuga kimwe nubwo utavuga story yose vuga kimwe kuko hari abantu bajya barota inzozi ukagira ngo ni filime y'igihinde. uzi ko umuntu ajya arota ngo afite ikizami noneho ukabona wize bimwe paji imwe indi paji ntiwayize. ufite ikizami wenda tuvuge niba ari icya biology wagiye usoma ugejeje hagati uravuga ati hano handi ni byinshi ntabwo nabivamo. noneho rero aba ari byo babaza gusa. siko kundi ujya wumva ukumva ugeze mu kizami ukumva uri gutitira ukumva ubuze n'ahantu hera. ibyo nibyo byambayeho mu nzozi ariko sinzi ukuntu nicuye menya wari uvuye gusenga ndakumva nyine kukinguye mpita nicura ndabaza Imana ushimwe ko nta kizami nari mfite. usiko nari nzi ko ariko njye na n'ubu nararangije kwiga harigenda ngiye ku ishuri. oya njye simbyifuza kurota ibizami. oya bigende kubera iki byarakomereraga. oya twararotaga cyane nko muri gihe cya examen nakajya ndota nkarota rimwe nkarota n'ibintu bari bubaza kandi ngasanga nta na kimwe babajije muri byo ariko byategwaga n'ubwoba bw'ikizami. ariko nyine iyo nakigeragamo niyo namaraga iminota myinshi ni iminota 20 abantu twiganye barabizi. ndi mu bantu batatindaga muri examen kubera ko wabuze ibisubizo. ni ukuvuga ngo iyo nabonaga ibisubizo warabyandika. nuko iyo nicaraga kuri examen byahitaga biza. bino abantu bajya bavuga ngo reka mbanze ngo mbitekerezeho simbigira nawe urabizi. iyo nabonaga ikizami nkagisoma cyose nahitanga mvuga ati ndagifite nabona singifite nta bintu byo gutekereza icyo udafite. ntabwo se ngo utegereze ngo hagire uguheka. uzi guheka na guheka ndabiye gukopera cyane ariko nyine ho nta yaguheka. ako twe nk'ibintu bimwe twigaga bimwe byabaga biri direct bidasaba ngo umuntu muravugana kandi noneho kera hari ukuntu bakwicaza nko muri secondaire bakwicaza nkaha inshuti yawe bakayicaza nkahari nko muri metero kizama abantu bose bari kandi inshuti. hari n'abarimu noneho wageraga ngo bari gatumwa ku buryo mbese yicara muri examen utanabuja unahindura system uri guhumekamo agahita avuga ngo Alex ndakumvisha. ariko buriya gukopera ntabwo nshaka kubyibuka. oya nanjye ibintu by'ishuri ni sawa. none bimeze bite? meze neza sinzi ukuntu twisanze aho ngaho mu ishuri ariko Imana ishimwe ko atari byo. oya ishuri kawuya waruvuzaga inzozi uvugaga ibintu bya biology. twisanga aho ngaho uvuga ibintu bya biology twisanga mu bintu bya izo quartier. none akiraga abakunzi bacu turabakiriye cyane ikaze kuri APTV show. twongeye twaje tubane twishime tunezerane. twongeye twaje niba uri koza amasahani cyangwa gira vuba wicare tuganire. hari n'abantu bari kutwumva bicaranye n'amafamiye bagize bate. ni byiza. hari n'abari mu kazi hari n'abatwaye. hari umuntu uburi ujya wumva ibiganiro atwaye kandi buriya ni byiza kuko nanjye mbere narabikoraga nabaga ntwaye imodoka nkagenda ndi kumva ikiganiro kandi ugasanga umuntu aranganirije nkashiduka ndi gutera comment mu magambo wagira ngo ni umuntu twicaranye nkashiduka namubwiye ati ahangaha uratubesha ariko noneho ubwenge bwagaruka ukavuga ati ntabwo turi kumwe. rero turabakiriye turabakunda rwose turabakunda cyane. abantu mu kiganiro cya mbere abantu batwakiriye neza batweretse urukundo kandi biriya ni byiza. ni byiza cyane Imana ibaha umugisha abantu batweretse urukundo bakomerezaho babwire n'abandi ibiganiro byacu
rwose ntacyo muzatuburana. Tuzajya dukora ibiganiro, turahari ku bwanyu kabisa. Kandi tuzajya dukora ibiganiro ku buryo umwana yakireba kikamunyura cyane, n'umuntu mukuru yakireba kikamunyura. mbese turi hano, turahari ku bwa bose cyane. Nuko rero hanyuma uyu munsi hari ibintu nshaka kukubaza, kandi ibyo bintu ndashaka kubikubaza kabisa, kandi ugira courage yo kubaza cyane. Buriya njyewe nakubwira ko uzi kuganira, ariko abantu benshi bajya babimbwira, uzi kuganira pe. abantu benshi bajya babimbwira kuko njya nicarana n'umuntu tukaganira ntiwangirana irungu, mba mfite udutopic twinshi, mba mfite uburyo turi buganire, kandi mba numva nyine ni byiza kuganira, ni byiza kabisa. Iyo umuntu ari kuvuga uriya uriga cyane. Ese kora kuntu bajya bavuga ngo iyo umuntu acecetse ngo guceceka cyane ngo ni kuko hari nk'abantu nye mbona bapostinga cyangwa nkabona nk'amakots abantu baba baragiye bavuga, ukabona umuntu aragapostinze ngo buriya ngo guceceka ngo bitsinda intambara ngo cyangwa bigira gutya. Nawe urabyemera? Ntago umuntu yaceceka ahantu hose, ntago ari ahantu hose umuntu aceceka. Ni heho guceceka n'atari guceceka? Umuntu yakwatatse, njyewe umuntu yanyatatse wenda ari kunyenza akaza akantuka, mutsindisha guceceka. Ese mu by'ukuri uba ushaka guceceka cyangwa uba watsinzwe nyine? Ntago mba natsinzwe ngo nananiwe kuvuga, kunzi kuvuga ra. Mvugize ngo mvuge nta n'umuntu wandusha, noneho ngize ngo mvuge nta muntu wandusha, ariko nyine bajya bavuga mu gifaransa ngo ntago ndi bukivuge. Uvuga mu gifaransa? Hari umugabo twicaranye aducira umugani, aravuga ngo umushinwa yaciye umugani ngo umushinwa yaciye umugani ahita avuga mu kinyamurenge. No, undi muhungu twari twicaranye witwa Mercy ahita amubwira bakura twibye yanko ngo vuga mu gishinwa. Nanjye rero baca umugani mu gifaransa ngo basubiza, cyokoze mu kinyarwanda ari ukuntu bimera nkaho bivuge mu gifaransa uce mu kinyamurenge. Baca umugani mu kinyamurenge ngo nuvuga igifaransa hari ico uvuga. Okay, reka mvuge. Ibintu mwagiye muzana byo kutubesha ngo umwongereza yaravuze ngo umwongereza yaravuze ngo igiti gitewe amabuye ngo nico cumugisha, bivuge mu Congereza. Kandi wabona ari uko umuntu atabazi ukuntu abashaka gukanga publique ngo umwongereza yaravuze ngo cyangwa agahita yongeramo akantu ngo you know what, agahita avuga ikinyamurenge. Oya bivuge mu kinyamurenge cyane. Naza igifaransa kijya gisebyanya cyane. Ubundi ururimi umuntu agomba kuvuga ururimi yumva neza. Ariko ntuvuge ngo baca umugani mu gifaransa, baca umugani mu kinyamurenge ngo uhita uvuga. Kandi ugani ngeyo setse rero nasetse byanyabyo kugaruka n'ikibazo. Twagiye rero. Okay, baca umugani mu gifaransa. Baca umugani mu gifaransa ngo basubiza les imbéciles, ni nko kuvuga nyine no mu kinyarwanda njya numva bavuga ngo imbécile. Kumva sinzi ukuntu nabivuga mu kinyarwanda. Wa muntu wadusubije muri commentaire wa undi ikinyarwanda bingana kuri araza kutubwira ngo usubiza les imbéciles ucecetse par le silence. Niko bigenda. Uzwa ari igihe nshobora kuza hano nkakubwira ati sheri bla 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 bla, nkavuga ibigambo byinshi waceceka kandi ari nawe wari ufite amakosa. Ubundi mwitangazamakuru igihe twari mu mahugurwa hari ikintu bigeze kutubwira, baratubwira ngo mwitangazamakuru no guceceka byo ubwabyo ni igisubizo. Muri statement z'amategeko wenda abantu bazasinyazi ariko abantu bayazi nko mu nkiko cyangwa se muri statement za police iyo iri kubaza umuntu agaceceka. Uziko muri statement barandika ngo yacecetse ntacyo yarengejeho kuri aya magambo. Ni ukuvuga ngo guceceka nabyo ni ukuvuga
rero nta guceceka kubaho. Erega nawe uremeye guceceka, rero ntabwo bibaho. Niba guceceka nabyo ari ukuvuga, ubwo nta guceceka kubaho. Umuntu ashobora kuvuga atavuze. Sheri iyo uzanye ibintu by'amafaranga tuhindura umuntu nk'umusazi. Okay, ariko mu by'ukuri guceceka ni byiza mu gihe biri ngombwa. Kuko umuntu atavuze igitekerezo n'iyi ntebe ntitwayikora. Nuko bisaba ko umuntu avuga ngo ndashaka ikintu kidesigninze gutya, ndashaka ikintu kidesigninze gutya. N'amakosa rero, muri kesi y'amakosa, wenda muri kesi nyine y'ibintu bitari kugenda neza, iyo umuntu acecetse amakosa arushaho kwiyongera. Yego cyane. Ni ukuvuga ngo ibaze ubonye ahantu hari ikosa cyangwa ibintu biri kugenda nabi, uracecetse. Hari statement nasomye, hari ntuza nasomye mu gitabo ivuga ngo ikihe gitabo? Bibiliya? Oya, pana Bibiliya. Ni igitabo cyitwa Read People Like a Book, cyo bita Patrick King. Hari statement yakoze avuga uburyo dukomitinga crime mu kinyamurenge, uburyo tuba abafatanyacaha kandi nta cyaha twakoze, uburyo natwe dukora icyaha kandi tutagikoze nyine bino. None atanga urugero, aravuga ngo ibaze, nyine yari ari kuvuga kuri icyo kintu cya silent, uburyo reading abantu kandi batabuze. Aravuga ngo ibaze umuntu akoze icyaha ukamubona, none kwa kundi uri kumureba, niba ari kurenganya umuntu, tuvuga umuntu kararenganya undi, kwa kundi uri kumureba wowe ugaceceka ukavuga ngo ntibindeba, reka ntaza kwivanga muri ibi bintu, reka ibi bintu ntaza kubyivangamo, umuntu bakamwica agapfa. Ni ukuvuga ngo polisi yije guhana, nawe iragutwara kuko uri umufatanyacyaha. Ntabwo wigeze utanga ubufasha. Ushobora gutabara, ushobora kugira icyo uvuga, ushobora no gukora amasayini gusa, umuntu akabona akabona ko utamushigikiye. Kandi buriya iyo umuntu yabonye kera ari muri kesi abantu batamushigikiye, azagaruka. Rero guceceka ni byiza, ariko nanone ni bibi iyo bitari ngombwa ko ugomba guceceka. Okay, ikintu rero nari ngiye kugusaba, nari ngiye kukubaza. Hari story nasomye nijoro, reka nyigusomere. Nizera ko atari igitabo cyose. Oya, ye nakantu gatoya cyane. Reka kagusomere. Ni utuntu tubiri. Nono akoreka ndeke kudusoma kandi ukubwire. Tumbwire camake. Igihe kimwe Yesu yari ari ahantu, kambikubwire nk'inkuru. None tubisangire n'abantu turi badari. Igihe kimwe Yesu yari ari ahantu, none bamuzanira umugore w'umusambanyi bari bafashe asambana. None umugore bamuzanye kuko bashakaga kumutera amabuye ngo bamwice. Noneho bamuregeraga Yesu cyangwa Yesu bitewe nuko umuntu abyumva. Baramumuregera, uyu mugore yasambanye. Barangije kumumuregera, bashaka kumutera amabuye, bashaka ko Yesu aca urubanza. Arangije araceceka, asa nk'uwijijishije, areba hasi. Baraguma baravuga cyane, nyine baraguma barinsista cyane. Yesu arangije aravuga ngo utarakora icyaha namutera amabuye. Ngo bose bama batangira kugenda umwe umwe barashira. Iyo ni story ya mbere. Umva story ya kabiri. Story ya kabiri, hari umugabo umwe, nabyo nabisomye mu gitabo, mu gitabo cyitwa 7 Habits Highly Affected People. Hari umugabo umwe yinjiye muri Subway ni nkuko wavuga KFC. Nkuko wavuga KFC nyine Subway bakora ibintu by'imigati n'ibiki. Kugira ngo nari ntekereje kuri Subway. Warutekereza? Numvaga ari nk'ahantu haba nk'inyamaswa. Nanjye njye muri parike. Nyababaza se warize wagiye. Akamubaza mbese good morning bisobanura iki, akahita ngo ni nko kubwira ngo kagira inka cyangwa akavuga. Hariho n'abanye babajije ngo ese ngo my cousin ngo bisobanura iki, ngo minisitiri w'intebe. Kabisa. Ubwo babyara banjye bose ba minisitiri ndabasuje. Nuko noneho umugabo yinjiye muri Subway, cyangwa se reka mvuge KFC kugira ngo n'abantu badukurikiye baze kubyumva. Noneho umugabo yinjiye muri KFC,
ubwo nyine uwanditse igitabo niwe winjiyemo yari ari kutubwira nyine yinjiye muri KFC asangamo abantu baricaye ko baranywa kofi, urumva byari kera muri za 91 gutyo. Ico gihe asanga bamwe ko baranywa kofi bari gusoma imvaho ni amakuru yo kwikaratasi mu Kinyamurenge. Abantu barayazi imvaho zimaze. Kuri hari abantu batazi imvaho. Uzi ko hari umuntu utarasoma imvaho? Kwisomaho ni benshi. Hari n'umuntu utazi imvaho. Nukuri barahari. Uzi ko nakuze nsanga habaho imvaho. Wewe wavukiye mu mujyi. Hoya. Twe twavukiye no mu cyaro. Ko umuntu wavukiye ruguru akava ruguru wenda yabagiriwe Imana akaza mu mujyi ibintu by'imvaho byaravuyeho yomenya imvaho gute? Ashobora no kumva ngo imvaho akijijisha wenda ntavuge mu bantu ngo sinyizi ariko atayizi. Okay. Imvaho ni ese mu Kinyamurenge ngo twahita gute? Na makuru yanditse ku ikaratasi. Na makuru yo ku ikaratasi. Ko habaga n'indirimbo zo ku ikaratasi. Na makuru yo ku ikaratasi. Noneho asanga abantu bari gusoma amakuru yo ku ikaratasi. Asanga abandi nyine buri muntu ari bize, buri muntu aratuje, ariko asanga muri iyo KFC haratuje cyane. Noneho akicicara nawe atumye kofi ikahwa, ayitumye hinjira umugabo uri kumwe n'akana ke k'agahungu gatoya. Noneho uwo mugabo ahita yicara iruhande rwiwe, ariko araceceka, ntiyagira ikintu atuma, ntiyanahamagara wenda abantu baba bari guseriva abantu, baba bari kwakira abantu, araceceka gusa. Noneho kakana kiwe gahita gatangira gukina muri ya KFC, karakina karasakuza gatesha umutwe abantu bose arabaderanja cyane, arabakoroga mbese mu Kinyamurenge. Ya makoroga abantu bose ahantu bari bicaye. Ni kuri guseka. Iyo ndi kuvuga Kinyamurenge mba numva meze neza. Noneho ya makoroga abantu bose bari bicaye. Noneho wa mugabo yitegereze abona ise nta kintu ari kubikoraho. Habetse se umugabo afite ubwenge kandi ntari kubona ko umwana wiwe yakoroza abantu bose. Aramwegera kugira ngo ndangize story. Amwegereye aramubwira ati se wewe turi kubona ko umwana wawe yabaye ikibazo mu materaniro. Mbese nyine ni nko kuvuga muri aba bantu ako nagaterime abambe bazakunda gukoresha ngo amateraniro. Mbese turi kubona ko yabaye ikibazo, turi kubona ko umwana wawe yabaye ikibazo. Arangije aramubwira ati rero ndi kubibona ko ntacyo nabirenzaho. Aramubwira ngo kubera ikiza? Aramubwira tuvugana twinjiyemo tuvuye gushingura mama w'uyu mwana, kandi uyu mwana ni muto afite imyaka 2, ntazi ngo nyina yapfuye, ntazi ngo azarya iki, ntazi ngo azambara iki. Ubu ndi gutekereza ubuzima bw'uyu mwana ejo hazaza, kandi akazi kanjye kashize. Ndi kubireba uburemere mfite mu bitekerezo ntabwo bungana n'akavuyo no mwana ari guteza, ahubwo iyaba yarahoranye kana kavuyo akishima bingana gutya, ntamenye amakuru kugira ngo bitangirize ubuzima bwe. Urumva izi stories zibiri nkubwiye, wa mugore Kristo ataciriye urubanza, n'uyu mugabo, uno mugabo yaciriye urubanza nyuma aza gusanga agira ngo n'umugabo uri aho ngaho mbese uri careless, utita ku mwana, kandi asanga inyuma ahubwo bya byishimo bya wa mwana n'akakavuyo ka wa mwana karakenewe, ahubwo birakwiriye. Izi nkuru rero ndashaka ko umpa view yawe ku kintu kijyanye n'izihuza, ugira icyo uvuga kuri judgment mbese mu yandi magambo. Abantu muri rusange usanga dukunda kurebera ikintu nyine uko tukireba gutya imbere ahagaragara, kandi tutazi the story behind avuge gutyo. Ugasanga nyine umuntu ahise abona umuntu ahise amucira urubanza, ukumva wenda nabona umuntu nkabona ukuntu yambaye nkahita amucira urubanza. Sinzi wenda bitewe nuko aho yakuriye wenda, cyangwa se yambaye ibintu bisa nayo kuko nta nubwo afite amafaranga yo kugura amavuta nako isabune. Amafaranga afite yo kugura isabune. Ko uvuza amavuta mbere ndakunda.
noneho ugasanga ibyo nibyo wise ureba wise umujajinga aho ngaho nkareba umuntu hasi uyu muhungu ufite igisatsi kigerera hariya kijagaraye we nta nubwo azi ahantu haba salo ibintu nk'ibyo byose ariko utazi impamvu abantu niko duteye ariko siko byakagombye kumera sorry ariko njye mba numva kujajinga biryoha nibyo bya mbere ariko njyewe ntago mbishigikira ntago mbishigikira njyewe nkunda kumenya ikintu nkunda kumenya umuntu menye n'impamvu niyo mpamvu abantu bakunda kuvuga ngo nkunda kuvugira abantu ariko nanone nawe ntaguciye mu ijambo nako nguciye ese abantu kubera ikibazo abantu ntaguciye mu ijambo kandi akari mucamo nayo ngiye kubwira ati vuga ngo nguciye mu ijambo ariko hari akandi kantu tugomba kongeraho nyine kugira ngo bigara impamvu bavuga ntaguciye mu ijambo mu kinyabupfura kweraga kuguca mu ijambo bigaragaza ko nta kinyabupfura oya urumva wabanje ni nkaho ubusabye kandi udasabye guca mu ijambo gusaba keraga wihaye gusaba kera wihaye ariko kinyarwanda ari cyiza kiraryoha aho ngaho wari ugeze ni ukuvuga ngo ku judgment mbese mu yandi magambo guca imanza mu yandi magambo njyewe numva ari byiza impamvu numva ko ari byiza niyi muri sosiyete habayeho guca imanza sorry kwa mbere kwa mbere haba hari ibintu umuntu atamenye umve ngo naryamye bihagije nariye bihagije ariko kurayura ariko nuko ndakunda guca imanza ntaho bihuriye kandi nyine umuntu uba wayuye aza yayura akamuba yayura akamuha ngo ngo nuriya muhungu unyuzeho cyangwa ngo ni ukuri cyane none ibyo sindabyumva pe anyways ni ukuvuga ngo impamvu nari mvuze ko judgment ari nziza muri sosiyete abantu babanza banyumve uko hari umuntu ushobora kumva ako kantu akama avuga ati oyaye ni ukuvuga ngo njyewe ku giti cyanjye impamvu ntekereza ko judgment ari nziza point ya mbere bituma tugendera ku murongo ibaze tubayeho tutajajinga na sheri ibaze isi ibayeho nta muntu ucira undi urubanza wowe murongo tugenderaho turi kujajinga yo gutinya gutinya nka gute ubwoba ntagutinya nkwereke ni ukuvuga ngo uzi ko hari ikintu wanga gukora kugira ngo abantu batakubona nabi uzi ko hari bimwe twatangiye tuvuga ngo guceceka uzi ko hari igihe uceceka kugira ngo wirinde ko abantu bakubona mu shusho mbi buriya ni judgment uri gutinya utaba wizeye ku magambo uvuga uzi amagambo twavuga tugize ngo tuvuge hari umuntu nabyo ni impano kuvuga rero hari umuntu wigeze kumbwira akantu ngo umunsi nzotanga phrase mu ikanisa ngo nzotunduruka ngo nzovuga ngo nibyo nabitse ikinyejana mu yandi magambo impamvu uwo muntu ataravuga uko biri kose ni uko hari ikintu aravuga ati se nimvuga oya ntibikwiriye nkakotora umwana wanjye akazabona naravuze gutya cyangwa narasubije umuntu mu materaniro cyangwa naragize gutya kantuze noneho iyo judgment ibiri behind dutinya njye mba numva ari nziza kubera ko iradufasha kugendera ku murongo iradufasha gutinya Aline ni umuririmbyi Aline ni umusitari hari umurongo ari bugendereho ariko ibaza abantu badacirana imanza njyewe uburyo ubivuzemo ndabyumvise ibyo ushatse kuvuga ariko nanone ujye ugendera ngo abantu baravuga ntushobora kuba wowe ntabwo ushobora kuba wowe ntundi gantu uba uri wowe nyine ugendeye kuri ibyo ntiwaba wowe gute waba uwo abantu bashaka kuba tuvuge nubwo abantu bavuga gutyo ariko bavuga gutyo nyine ngo ataza kuvuga ngo Aline wa muririmbyi ngo ataza kuvuga ngo runaka n'ubundi nta kintu wakora cyanyura abantu nta na kimwe wakora ntako wakwitwara byaba perfect mu buryo abantu bazajya bavuga ati kabisa uyu muntu ntako wakwitwara mu buryo abantu batakubona ikosa wenda rimwe riri yakangiriza isura yawe njye nibaza ko kugira ngo wishishe ikintu kandi ari we wowe waba wowe ngo kugira ngo nyine umere nkaho uri kugaragaza undi muntu utari wowe waba wowe
waba wowe aho kugira niba uri wowe mubi ba wowe mubi, niba uri wowe mwiza ba wowe mwiza. ayiwe sheri ukushishikarije abantu ngo babi bama bumvira abandura nibakomeze bandure abezwa nabo nibakomeze beza. Kubera uzi impamvu rata mbivuze wenda kukara agaciro, impamvu ngiye mbivuze ni ukubera ko iyo ubaye wowe biranoroha kugira ngo uhinduke, apana kwigira utari we, uhinduke kuko nibwo umenya defo zawe neza. Ariko iyo wigize ngo ube undi muntu ntabwo wahinduka. gute banza ube cya kintu kibe kibi. none se sinjya numva bavuga ngo ubwenge burigwa, ushobora kwiga ubwenge, uzi ko nshobora kwigana runaka nkamwigiraho character. Hariya rero ntabwo uri kumwigana, hariya ntabwo uri kumwigana, ahubwo uri gushaka umugaragaza nkaho mumeze kimwe. oya ni ukumwigana. oya uri kumugaragaza oya ni ukumwigana, kandi ikintu wiganye uzi ko hari ibintu twigana bidasaba ko tubikorera practice, ahubwo ukigana ugahita ugishobora bimwe na bimwe. Ariko reka nkwereke nk'ingeso. Reba nk'ubu ngubu Aline wa nyawe, ebana inzoga zarananiye kuzireka, wenda reka tuvuge gutyo. Abantu bagenda bakata ngo inzoga akahita bihuza n'ibindi. oya wenda Aline wa nyawe agira izo ntege nkeya, ariko kubera ko ndi umukozi w'Imana ndashaka kugaragariza abantu ko ntazongera ukumva nyine kugira ngo abantu batanjajinga aribyo byabindi bari kuvuga. wenda ngo nkagira iyo discipline, shobora kugira iyo discipline nyine nkashobora kubagaragariza aho batari, ariko nkajya kwihisha nkazinywa. icyo gihe icyo kintu ntago nazakivaho burundu, keretse mwuka wera. nyine ni mwuka wera ugenderera umuntu. Ariko iyo ugaragaje intege bajya bavuga ngo ariko ntago ari umugani, nono simbizi niba ari umugani, bajya bavuga ngo indwara igaragaye niyikira, egale gukira mbese. hari n'izitagaragara tukasengera zigakira ariko turavuga mu buzima busanzwe indwara igaragaye niyikira. naho ngiye none nkajya kuvanga umuganga, none nkahita mbwira ati bandi kumva umutwe mu nda, kandi wenda nzi neza ko ndwaye amaguru, yampa ibinini bibi nkapfa. akakuvura umutwe urwaye amaguru, zimba amaguru agakomeza akakurya. ngiye rero numva muri kujajinga atari byiza. reba nk'uwo mwana wavuze sheri, kera nanjye nari mukubise. kera nari ngafashe se wakwicaye hamwe wa mwana we kuteje akavuye mugari wa mu materaniro cyangwa se nduke twati uyu mugabo umuntu uri kumwe n'umubyeyi akaba ari kwigira gutya, ntago yareze umwana neza. ariko wenda arashaka ko umwana ari mu gahinda, arashaka ko umwana atamujyana muri iyo mudu y'agahinda kuko ntazi n'ibintu byabaye. nk'uwo mugore reba kuntu babandi bose bari bagiye kumutera, nyine bari bagiye kumuteranya na Yesu, reka mvuge gutyo ngo uyu ni umunyabyaha. nuko abantu bameze no muri societe, ugasanga abantu bashaka kwerekana ngo Aline ni mubi Aline, ariko se wowe uri kuvuga ngo Aline ni mubi, wowe urinde. ububi ntabwo ugira, urera de, reka mvuge gutyo. niyo mpamvu rero nari mvuze ngo kujajinga ntago ari byiza. ntago ubuze. none utekereza ki kuba Imana yaratumye bibaho kandi bizi neza ko atari byiza? Imana rega yaduhaye choice yo guhitamo amahitamo. kandi none muri rugero ngo uhaye abantu bajajinze bari bafite, umva ikintu gitangaje, abantu bajajinze uriya mugore bari close kuri, ni ukuvuga ngo bari bafite uburyo bworoshe bwo bahuye na Yesu gutya direct bakayibwira. ibaze guhura na Kristo ugahura nawe gutya mukarebana amaso ku yandi, ariko aho kugira ngo umubwire icyiza ugahita umubwira ikibi. noneho utekereza iki kuba Imana yararetse abantu babasha no kuyigera iruhande mu maso bakaba bayizanira judgment kandi kemera kwibaho? n'ubu nyine irahari. bari abantu rega n'abantu bari abantu nabo, wato n'ubu nyine rega irahari aho. kandi ubu ngubu nubwo tutari kumwe na Yesu physically, ariko turi kumwe, ari muri twebwe abamwemeye bose, ari mu mitima yacu. rero usanga
n'ubundi ni nka turi kumwe njye niko mbifata turi kumwe aho njya hose, yaba ngiye muri dushe, yaba ngiye kurya, yaba ndi guteka, yaba ndi gukoropa, tuba turi kumwe. Rero ahubwo twebwe ukuntu turemetse abana b'abantu turemetse muri kamere. Kamere rero ibamo ibintu bibi gusa, bibi gusa. Kandi abantu Yesu, ijambo ry'Imana, Bibiliya ibamo ibintu byose. Uziko ibamo ibisubizo by'ibintu byose, bya siyanse, bya kibamo ibintu byose. Kuko ndumva ko hari ahantu yababwiye ati mbere yuko utokora aka Kinyarwanda cyanje bipfa kubihimba, agatotsi kari mu jisho rya mugenzi wawe ubanze urebe umugogo, nibyo umugogo uri mu jisho ryawe. Kuri gusaba approve nkaho utabisomye tiwizeye kurashaka ngo nkubwire ngo yigo kurabivuga neza ko ari gusomye. Oya ugomba nawe ugomba kuba warabisomye. Narabisomye ariko urumva rero nanjye kuri ibyo bintu bya judgment rero niko mbyumva. Wumva ko idakwiriye? Wumva ko idakwiriye? Ni ukuri n'iy'Imana tuzayimurekera, niwe wenyine uzadusha. Kubera ko impamvu nakubajije iki kibazo, ninjoro nasomye nyine kiriya cyanditswe, noneho nkomeza gutekereza kiri muri Yohana. Ni muri Yohana ndakeka niba ntibesha, ndebe taza kubesha abantu, taza kubesha amateraniro. Kiri muri Yohana, kiri muri Yohana ya ni Yohana igice cya 8 nyine urakomeza. Ninjoro nagisomye, noneho nari nyine ndibaza kubera ko ubu nyine judgment ubu nyine iriho yariyongereye kabisa, kandi uyisanga ahantu hose, iri ahantu hose yariyongereye. Noneho hari n'abantu bafite ibyo bibazo ngo judgment, ugasanga nyine yabaye too much kabisa. Uvuze ubutumwa nk'ejo bundi hari ikiganiro nari ndi kureba kuri YouTube umugabo w'umuzungu ujya muri nyine mu bigo mu university. Noneho hari aho yagiye kubwiriza muri community imwe runaka, zino community zinzaduka zifite indi myemerere zino zindi, ndagira udukurikiye wese ari kuzumva. Noneho agiye kuzibwiriza bose barasara, baramubwira ngo mwebwe ngo muraba judgmental, ngo mind yanyu ngo no kujudginga, ngo Christianity ngo murajudginga, oya ukuntu bari kubivuga wabonaga bafite umujinya ku buryo banamwica. Noneho ugasanga nyine abantu bose bishizemo ko Kristo nyine atajudginga. Ni isi ya none ni kuri kumva Kristo taca imanza, Kristo ntaza aca imanza, abakristo ntibaza baca imanza. Umuntu akumva yakora uko yumva yifuje, abandi ntibamucira imanza, kubera ko twese duhurira kuri point imwe ivuga ngo guca imanza si byiza. Nje niyo mpamvu rero nakubwiye ngo ni byiza. Ni byiza gute? Bibalancing imibereho. Mu rwego rwo kuvuga mu rwego rw'ubukristo, numva ahantu judgment numva ko atari nziza ni igihe wowe uri gufata decision ya nyuma. Tuvuga urugero ati wewe uzosha, uri umupagani uzosha, kandi nibiganisha ariko kandi ntuzi ukuntu bizorangira. Tuzi ukuntu bizorangira. Hari umuntu watubwiye story ngo hari umugabo umwe ruguru yagiye mu kiraro yakazanywa itabi, inkono y'itabi abantu batayizi. Nono aja mu biraro, nuko ngo yarasuhuye. Gusuhura abantu batabizi nukujana inka nyine ahantu kure. Yarasuhuye kuko ukuri inka hano muri Kigali ukazijana icangugu kuziragiraho aho nyine hari ubwatsi nyine hameze neza. None hasuhuye yavuye mu muhana, hari umunywi w'itabi. Abatumva umuhana nyine aho yaratuye mu mudugudu cangwe se muri karitsi. Azamwa itabi nyine ari umuntu uzumwa itabi, arasuhura. Asuhuye abantu bahuriye iriya nabo bavuye imihanda nyine batandukanye basuhuriye aho ngaho, baramubwiriza arakizwa. None ngo akizwe
arwarira iriya, kurumva arwarira iyo ngiyo, amakuru kurumva ruguru nta telefone nta kuntu umuntu ari bumenye amakuru, arwarira iriya, ngo arwarira iriya arapfa, apfira mu kiraro arapfa. None apfe bazanaga umuntu mu kugipoyo, ese igipoyo bacita gute mu Kinyarwanda? Igipoyo ni igipoyo mu Kinyarwanda. Hari abantu batazi igipoyo. Ni igipoyo pe. Nk'abana bari kureba ikiganiro batazi igipoyo. Ni ibiti bibiri bakazashiramo ikintu kimeze nk'umukeka, umuntu bakamushiramo hagati. Ibyo batwaragamo imirambo kera. Cyangwa abantu bananiwe. Cyangwa abantu barembye. Cyangwa abantu bari kuza mu mushasha. Ubwo se ni nka ambulance ya kera hataraza imodoka. Kandi nyine nibyo ambulance ya kera yari igipoyo cyane, iriya ambulance kabisa. Noneho bamuzanye mu muhana habereye ikiriyo, nta muntu n'umwe wari uri kumuhamya nyine ngo bakora ikiriyo c'umukristo, nyine bakora ikiriyo c'umukristo, urumva, kubera ko nta makuru bamaze nk'umupagani, kandi yarakijijwe n'umuntu wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza kera. Nuko noneho rero urumva ukuntu abantu bari barimo barabifata nyine, n'ukuntu story iri behind uko yari imeze, uko umuntu yari yarakijijwe, n'ukuntu byanyabyo byagenze, niyo mpamvu nyine twari turi harya twari tuvuze judgment, uburyo gufata conclusion y'umuntu ngo azashya cyangwa ngo azashya. Icyo nicyo kibi, nicyo nge ntashigikira, guhita nyine ufata decision ku buzima bw'umuntu. Umuririmbyi yaravuze ngo niyo ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwacu. Ikibi rero cya judgment shiri, usanga uri kujudginga umuntu, reba wajyaga ngo ujye umenya aho ngiye ncumurira, uri kumva, ariko ntabwo uzi aho ngewe ngiye gusabira imbabazi, uri kumva. Dushobora guhura nawe muri situation runaka ugasanga narakaye, wenda ndi kuvuga nabi, ukahita ugira ngo nuwo Aline ni umupaganije wundi namubonye gira gutya, uri kumva. Ikibi rero cya judgment ni icyo ngicyo, ni ukubera ko nta kuntu wajije udafashe umwanzuro, kuko ubaye utari bufate umwanzuro nta jijima yabaho. Ushobora kuvuga ati wavuga ku bintu wabonye, hariho kujija umuntu, hariho no kuvuga amakuru y'ibyo wabonye, uri kumva. Ukayavuga nka gute? Mbwira uburyo wavuga amakuru udashizemo judgment. Nagiye ku isoko, mpura n'umuntu runaka akora ikosa runaka, uri kumva, tutangavuga ati noneho runaka sinzi ukuntu byamugendeke yagize gutya. Nuko point apana kuvuga ngo uziko ari igihe ubwira umuntu nawe utaruhara aho ngaho ku isoko ukahita uvuga ngo niko yabaye, cyangwa wenda ugasanga ngiye mbikwiza ahantu hose meze nkaho wajya ndi gukora publicity y'uwo muntu, ubukoze ubufatanyacyaha. Ngewe ntekereza ko niba ubonyeho umuntu ikintu kibi, wakagombye nyine kugitangarira n'ibintu bisanzwe, kuko turi abantu, nta kuntu wabona ikintu ngo ureke kugitangarira nyine ibi byagenze gute, ariko ntabwo ugomba kumujija. Ahubwo ubaye uri umukristo wa nyawe, niba ari ikosa wamwegera. Ngewe niko mbyumva. Nge numva ko judgment ikwiriye muri societe, irakwiriye no mu bantu irakwiriye. Ibyo bituma ndeka amakosa? Oya, sibyo bituma ureka amakosa, ariko hari icyo bikurinda. Buriya judgment iturinda ibintu byinshi, ishobora kukurinda kudakora ikosa, kubera ko ikosa ryo ishobora kukurinda kudakora ikosa, ariko nanone hari aho yakurinda kudakora ikosa nabwo, kuko niba utinya, uzi ko hari abantu babayeho kubera reka nkwereke judgment ishobora kukurinda kudakora ikosa, kubera ko utinya ko social mirage mu ijambo ry'icyongereza, uko abantu bakubona, indorerwamo abantu bakuboneramo, sibyo? Indorerwamo, uzi ko uko uri hano mu nzu, uko uri mu nzu hano, siko uri hanze, siko uri mu ikorari, siko uri muri ministeri, siko uri mu nshuti. Kubera iki? Hari uko witwara uri mu bantu hano,
ukabundi ukaba wowe kabisa, umugani wa wundi wavuze ngo riyo, ukaba wowe nyine. Noneho ikiza rero nuko judgment ku bwacu dutera ubwoba, ubwo bwoba bugatuma hari akandi kenda twiyambika ko gutuma ubuzima buringanira, twese tuba balance, ugatuza ntiwigire ikigenge ngo wumve ngo wakambara uko ushatse, kandi mu mutima wumva wakiyambarira uko ushatse ukajya muri societe, ariko kubera utekereza ko abandi babibona nabi ukavuga toya kanambare kimwe nk'abandi. ahubwo ndi wowe icyo navuga ari aho iri ngombwa ko ibaho. Ntabwo sinahita ko iyo se ni judgment, nahita ko ari umuco runaka ugomba kuba ahantu, kuko iyo wishe umuco barakunenga, uri kumva. Ariko mu muco ga niho guciramo imanza nabyo, ubundi guca imanza ntibigombera umuco runaka. Kuriya n'abadafite umuco nk'uwacu nabo mu muco wabo bagira uburyo bacirana imanza, ariko nibwira ko hari aho bitakwiriye guca imanza. Ingero zibiri aho tudakwiriye guca imanza. Urugero nishaka ndaguha rumwe urahita ubyumva. Reba unciriye urubanza ugendeye kuri pase yanjye, ntumbone ko hari uko nahindutse ndi prezo. Uzi ko hari abantu bahindutse nyine, nari mvuze ngo ntubone ko hari uko nahindutse muri prezo. Uzi ko hari abantu bahindutse akaba yarahindutse, ariko abantu babanye bakaba batakumva ko yahindutse, kandi atari ukuvuga ngo ntibashaka kubyemera, ari ukubera gusa pase yiwe aba ari kubura n'ingaruka z'ahahise. Impamvu ngiye nari mvuze ibyo rero bituma abantu bose birinda, bagendera ku murongo wo kwirinda no kwiyubaha no gukora ibintu biri ku murongo kugira ngo badacirirwa imanza. Kurumva akamaro ko guca imanza? Ngewe ko byagenda kose sinzi ko nashigikira urubanza ko rubaho. Judgment. None se reka ngo urundi rugero, sibyo? Wenda ibyo ngibyo twavuga ko uwo muntu yakagombye kwirinda muri pase, reka tubirekera aho ngaho. Ariko reba umuntu ni umukene, simbizi ko ari umukene, cyangwa nishaka kugende no kuri iyo mifano yawe wavuze. Abantu batazi imifano ni exemple si Kinyarwanda nawe. Urugero zangiro wavuze. Urumva, reba umuntu ni umukene, ngiye sinzi ko ari umukene, wenda reka tuvuge ngo Aline akunda ibintu bisa neza, akunda iki. Ndamubonye umukobwa ndavuze se uriya mukobwa inzara ze zisa gute, uriya mukobwa umusatsi we umeze gute, iwe nta no kumesa. Katuvuge ko yabuze amafaranga y'umusatsi, nta no kumesa, wenda yabuze n'ijana, sinzi niba kibaho n'isabune y'ijana, yabuze n'ijana ryagura isabune cyangwa umungo amesa. Ngenda mubonye turamujajinze na bagenzi banjye, turamusetse, kumva uwo muntu uribaza ukuntu aba amerewe. Uwo muntu yakwirinda gute ku buryo tutamujajinga? Kambikwereke. Uwo ni umuntu, reba indi kote y'umuntu ubyuka akajya gukubura ku muhanda no gukora amasuku ku muhanda kugira ngo atazabura icyo yambara cyangwa umwenda amesa abantu bakamuseka. Wenda uri kumva uravuze ngo uwo muntu yakagombye, muri make uravuze ngo uwo muntu yakagombye gushaka ikintu akora. Oya, ndavuze ngo reba bano bantu babiri. Reba uyu muntu wabuze n'umurimo, sibyo? Ushobora no kuvuga umuntu ufite ubumuga, sibyo? Kandi watereranywe, kuko barahari. Umuntu watereranywe n'abantu akaba afite ubumuga, wenda yaba yanasabirije uwo munsi ntiyagire icyo abona, akaba yicaye muri societe, abantu bakamujajinga, sibyo? Bakaba bamujajinga. Noneho uwo ni umuntu umwe. Fata undi muntu wa kabiri ubyuka mu gitondo, umva akaba yavuga ati ngewe umva ndakora ikisi, mpa n'akazi ko gukoropa, gukoropere mu nzu, akore buri kintu cyose, ariko mbona agasabune noge nke mere neza, byibuze batazanansuzugura.
uzi ko ashobora gukora ibyo bintu akabona amafaranga ariko ntabone ayo mafaranga kubera ko ari umubyeyi. Reka turebe n'undi muntu. Uwo muntu ni umubyeyi yabuze akazi kano kandi gasanzwe kamuha amafaranga ahagije, akoze akazi ko gukubura mu muhanda, ko gufasha abandi imirimo mu rugo kugira ngo abone amafaranga. Afite abana bagomba kurya, bagomba kujya ku ishuri. Uwo mubyeyi uzi ko ubuzima bwe bari kureba abana be byibuze bazagira future nziza. Ngiye mpuye n'uwo mubyeyi ndamusetse. Uyu muntu amafaranga yose agenda akorera, quartier yose niwe uyikoropera, niwe uyikuburira, niwe ugira gute, ariko bahora mu kenda kamwe nako kararushe karacure. Kumva uwo nguwo egashira ubuzima bwaranakomeye. Uwo nguwo ari kurwana nuko byibuze ya umwana we yajya mu ishuri, ibindi nta kintu bimubwiye. Barye bajye ku ishuri. Genda mubonye turamuvuze tumugize ari yavuze iciro y'imigani. Iciro ry'imigani. Muri quartier twese niwe tuvuga. Kandi tutazi ko tuba turi kumukomeretsa. Ibyo byo icyo gihe aho ngaho urabivugaho gute? Judgment. Nta hantu judgment itagira ikintu kiyishura. Muri make tuvuge ko judgment ni nziza. Yaburetse nkubwire kuri iyo kote. Nkubwire sureba ubundi ibintu byose iyo birebeye mu isi y'amarangamutima. Hari isi uba wirengagije yindi. Unukuvuga ngo hari isi y'amarangamutima, hari n'isi itarimo amarangamutima. Wenda tunasoza ikiganiro tugera ku musozo. Uwo muntu mu gihe bimeze gutyo, nanjye mpita nkubwira undi mwana w'umukobwa, urumva, nanjye mpita nkubwira undi umwana w'umukobwa utarashakwa, utarafata decision yo kubyara, akavuga ngo sindi bubyare, ntaragira kariyeri, ntarabona icyo ngomba gukora, ntarare mu bushobozi, ntaragira gutya na gutya, iki kintu niki kitaruzura. Urumva uwo muntu aba yirinze judgment, batazantuka abantu batazafata nabi. Ariko dusoza wenda okay, nuko ngo mwisi ya judgment katuyita isi ya judgment. Mwisi ya judgment buri kintu cyose wakibonera urugero kandi ukumva birumvikana, ariko mu by'ukuri nubwo navugaga gutya ntago bikwiriye. Ndakugarukira kubera ko turaba Kristo. Turaba Kristo. Byonyine no muri Bibiliya mu Baroma haranditse ngo umuntu ashobora gupfira umunyangeso nziza, ngo ariko Kristo we yadupfiriye turi abanyangeso mbi. No kuvuga ngo Kristo iwe yanze gukora judgment ngo turebe tabangaba ntibakwiriye gupfa. Uziko hari n'abantu bajya basenga, ukuntu nigeze kumva umuntu turi gusengana numva arasenze ngo mana we ngo sindi uwo kubabarirwa, yari ari kwihana ari gusaba imbabazi, ngo mana we ngo sindi uwo kubabarirwa. Mu mutima mpita muvuganira nubwo ntari Yesu, ndavuga ngo mpita nsenga nanjye ku ruhande, ndavuga ati mana we nuwo kubabarirwa ahubwo we nama nkomeza nyine ndigendera. Nuko ngo ntaruge kubera ko yarasenze niba nabyita ngo nabi, yaravuze nyine isengesho atakagombye kuvuga. Nta muntu uri ku rwego atagomba kubabarirwa. Kubabarirwa rero kujudginga umva ikintu byica, ahubwo wenda ngiye navuga duhita tunasoza. Isi ya judgment turi mu isi bajyaca umugani ngo isi ntisakaye, kandi umubwiriza niwe wavuze ngo nta gisha muri iyi si, nta gisha kihaba. Uno munsi umuntu aba akize ejo akaba umukene, uno munsi umuntu aba ari umukene ejo akaba umukire. Umuntu uri kuvuga ushobora kuzisanga muri kesi nk'iye, cyangwa se umwana wawe cyangwa umuzukuru wawe akazisanga muri kesi ye, kuko turi mu isi. Kandi ukuntu Imana yaremye isi, the universe uburyo imeze, buri rugero rwose ruri mu bitekerezo cyangwa se ruriho, byanga bikunda rugomba kugera ku muntu umwe cyangwa babiri muri society. Niyo mpamvu rero tutagomba kujudginga, kuko ntuburebe ejo hazaza ushobora kwisanga muri iyo case. Ndumva rero nicyo twabwira abantu. Rero mwakoze kubana natwe. Ambassadors bararembye ngo nyine bo bari bashaka kubwira umuntu wari ubabaye cyane, yumva nk'ari we wenyine ubabaye, bavuga ngo ko mbona ubabaye. Noneho barangiza bari kumubwira ngo iyumanganye buri wese ku giti cye arababaye. Ibyo nubwo bidahuye cyane nayo ngiye kuvuga ngo
buri muntu wese bagize ngo bashake ikintu bari bumujijeho bari bumunengeho ntago bakira. Ushobora kunenga umuntu ku busambanyi we bakakunenga ku magambo cyane mabi. Ushobora kunenga umuntu nta kintu batakubonaho ikosa. Bananengaho njyewe banahera bavuga ati ukuntu areshya. Ariko nibyo nkunda cyane. Kantu karafashe. Kandi nibyo no kuvuga ngo buri rugero rwose umuntu ababona nta muntu usibye Kristo urugero rwiza rw'ikintu kiri perfect ni Kristo wenyine. Naho undi muntu wese umuntu ushobora no kumureba gusa ukuntu arya ugahita ubyanga cyane. Rero ndumva twanasoreza ahangaha. Naho utaha bene data tugende tureke judgment. Nabo baraza kutubwira wenda. Nabo baratubwira. Bashobora no kutubwira ngo judgment ni nziza. Mushobora no gusanga ari nziza wamugani. No way. Ariko turabashimiye n'ukuri. Thank you. Turabashimiye. Wowe wafashe umwanya wose ungana gutya. Iyi minota yose. Thank you so much. N'ukuri Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha kandi mukomeze mukande subscribe tuganire muri comment. Cyane. Tuganire kabisa tubane. Rero Imana ibaho umugisha, Imana ibane namwe. Ciao ciao. Ciao. Bye bye.